himbazwa Yesu. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Data we. Yes, hallelujah. Ugize neza ma. Sila. Ugize neza. Ugize neza. Mana urabere guhimbazwa. Mana urabere guhimbazwa. Ugize neza kubw'imirimo yawe ma. Mana urabere guhimbazwa. Ugize neza kubw'umugoroba. Mana urabere guhimbazwa. Ugize neza kubwo twongeye kwamamaza. Tuge kumva ijambo ryawe ma. Kristo mwami Yesu. Imbaraga zawe. Turategereje. Himbazwa. Himbazwa Yesu. Himbazwa mwa. Kuko ariwe tubikesha nyine. Himbazwa mwami kuko utugirira neza. Asante Mana kutugirira neza. Izina ryawe rishigwe hejuru. Asante kutunejeje uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Yes. Ni byiza kuba mu nzu yawe Mana we, ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ame haleluya, Ame haleluya, haleluya, tuzibera mu bikari bye. ame haleluya, Ame haleluya, 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 tuzibera mu mahema ye. ni byiza kuba mu nzu yawe, Ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima. ni byiza gukorera Imana, Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. ni byiza kuba mu nzu y'Imana, Ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima. ame haleluya, Ame haleluya, 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 tuzibera mu bikari bye. ame haleluya, Ame haleluya, 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 tuzibera mu mahema ye. haleluya. Haleluya. Kuba mu nzu y'Imana nta kiguzi na kimwe ubinganyisha nabyo. Amen. Amen. Guhaye umutima wanjye, Amigu utegeke urukundo n'imbaraga zo mu ijuru. Guhaye umutima wanjye haleluya, Amigu utegeke uzuze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru. haleluya. Haleluya. Hey! Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abagaragu b'Imana twasanze barimo baraganira ijambo ry'Imana. Baravuga ngo nta kindi Uwiteka Imana ashaka ku mwana w'umuntu usibye gukiranuka gusa. Nta murimo n'umwe umuntu yakora ngo akiranuke keretse gusa kwizera umurimo Kristo yakoze, hanyuma imirimo yacu ikitwa iyo gukiranuka. Amen. Amen. Yesu ntabwo yakoze byose ngo adusige mu busa, ntabwo yasize ataduhaye akazi, ahubwo yakoze bimwe adusigira ibindi ngo natwe tubikore. Amen, amen. Hari icyo Yesu yakoze, hari n'icyo natwe tugomba gukora mu bwami bw'Imana. Inyigisho z'ibinyoma ziri kubwira abantu ngo Yesu yarabirangije, abantu bareke kwihana ibyaha, abantu bareke gutanga amaturo,
abantu bareke guterana kwera satani n'inyigisho ziwe. Iyo ni uongo. Tumieni akili zenu vizuri. Jameni, Yesu yupo. Tunatangaza mfalme Yesu Kristo. Niwe watsinze ubwami bw'umwijima. Ubu yarazutse ntabwo akiri mu mva. Iva yiwe irarangaye. Haleluya. Amen. Iva ya Yesu irarangaye. Akazi yaje gukora kwari ukuduhuza n'Imana, kwari ugukuraho ibitambo ngo aze ari igitambo kizima. Yesaya yaramuhanuye mu bice 9:5 aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu ngo ubutware buzaba ku bitugu byiwe. Uwo mwana ngo azitwa igitangaza, ngo azitwa umujyanama, ngo azitwa Imana, ngo azitwa umwami w'amahoro. Amen. Haleluya. Amen. Ni data wa twese. Abantu bakizwe bahuguke. Abantu bahuguke. Yesu arimo araza. Yesu araje gutwara itorero. Ntago bigitinze. Uwandura Bibiliya iravuga ngo nagume yandure kandi n'uwera agume yera. Muhugukire gukorera Imana. Murenga urwego rwo gutegereza ko babashamburiye buri muntu wese yishamburiye. Dufite akazi ko gukora kenshi. Nta mwanya wo guta mu bana. Dufite ibyo tugomba kwitaho muri twebwe. Buri muntu wese abere maso ubuzima bwiwe. Mureka abanyantege nkeya bagume mu ntege nkeya. Bumvishe ijambo ry'Imana, bigishijwe ijambo ry'Imana, bazi gusenga, bazi gusoma Bibiliya. Buri muntu wese abe mu mahitamo y'icyo yahisemo, ategereza ingororano z'amahitamo yiwe. Biravuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo mbashe kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze nabi uzagororerwa nabi, niba warakoze neza uzagororerwa neza. Matayo yaranditse aravuga ngo ntago bishoboka ngo yuko ngo umuntu ngo yatera ngo igiti cyiza akagisoromaho imbuto mbi. Imbuto mbi iva ku giti kibi, imbuto nziza iva ku giti cyiza. Abakristo icyo Yesu adushakaho no gukiranuka. Tugendane n'Imana duciye bugufi. Kwicisha bugufi si ukwemera gukoreshwa imirimo Imana itagushakaho kugira ngo abantu bakubareho gukiranuka hanyuma baguheza imyanya y'icyubahiro cyangwa bakwambika imyambaro y'igiciro. Kwicisha bugufi ni ukumenya kuba mu mugambi w'Imana aguhamagariye wiyoroheje mu mutima, utarwana, udasakuza, utafite ikindi kintu na kimwe wishingikirijeho. Pawulo yaravuze ngo muri mwe bw'uwirata ngo yirate yuko azi Kristo kuruta abandi. Hagira umuntu n'umwe muri mwe gufite ikindi kintu cyari cyo cyose yirata. Abari hano n'abandi badukurikiranye, uwirata wese yirata yuko afite Kristo mu buzima bwiwe. Shobora kubaka inzu, shobora gutunga amafaranga menshi, shobora kugira imiryango ikomeye, ariko iherezo ryawe rikarangirira aho ngaho. Reka mbabwire umugabane utazibagirana, ni umugabane wo gukorera Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Yohana yarabyanditse aravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye yuko abakorera data bamukorera mu kuri ndetse no mu mwuka. Abantu bareka amahimba, abantu bareka amandi, abantu bareka amatirimbukanya mu murimo w'Imana. Iyi si inama ya famiye. Uyu ni umurimo w'Imana. Iyi ntabwo ari misiyo y'ubwoko, ni misiyo y'ubwami. Ukoreye mu mahame y'ubwami ahabwa umugisha n'ubwo bwami. Ntabwo ushobora gukora mu bwami bw'umwijima ngo utegereze ingororano z'ubwami bw'umucyo. Semene amen. Amen. Icyo Uwiteka Imana gushakaho no gukora ibyo gukiranuka, no kugenda wicishije bugufi. Cya kabiri no gukunda kubabarira. Umukristo utababarira ni umukristo utazi agaciro k'icyo yababarira. Kubera ko imbabazi mbere yuko zibohora uwazisabye zibanza kubohora uwazitanze. Ibanga ryo gusaba imbabazi ni ibanga ry'abanyembaraga, ariko ibanga ryo gutanga imbabazi ni ibanga ry'abakomeye. Iyo Yesu aza kwanga kuza gupfa ku bwawe,
ntiwari kubabarirwa ibyaha byawe. Ariko yemeye kuza ngo asiga data mu bwiza bwiwe. Yari yambaye icyubahiro no gukomera. Bibyananiye abamarayika ngo ariko umwami Yesu ngo yarabishoboye. The Bible says he is greater than angels. Arasumba abamarayika bose. Kubera akazi keza yakoze, Imana yaravuze ngo nta kindi mfite nakugororera, reka nkugororera izina, nguhaye izina rikomeye, amavi yose azagupfukamira. Amen, hallelujah, hallelujah. Amavi yose azagupfukamira avuga ngo uri umwana. Amen, amen. Hari ingororano bene data zo gukorera Imana. Ntimurambirwe, ntimucike intege. Yabahamagaye niyo kwizerwa. Ifite akazi muri mwebwe, namwe mufite akazi muri yo. Reka mbibutse yuko buri muntu wese afite ibitekerezo abantu bakeneye. Iyo unaniwe gukoresha ibitekerezo byawe, abantu bakuburamo umusaruro, bakagufata nk'uwapfuye kandi uriho. Niyo mpamvu abantu bamwe bazavuga ngo bapfuye bahagaze kandi batarabatwaye irangata n'ahandi, kubera yuko bananiwe gukoresha icyo Imana yabahaye kugira ngo bafite ubukene bwacyo babashe kugikoresha. Bibiliya iravuga ngo iyo usomye urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 12, bari babajije Paulo ibijyanye n'ibibazo 9 hejuru y'imbuto 9 mu butumwa yari yasize ababwirije. Amaze kubwiriza muri iryo torero ry'i Korinto, Ikorinto ngo wari umujyi munini cyane, ariko ngo wabagamo ngo uburaya bwinshi, wabagamo ibyaha biteye ubwoba. Paulo ngo arazabwiriza ubutumwa bwiza, abantu barizera ngo bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, asiga ashinze itorero. Bukeye haza abandi bagabo mu muhana, aho bitwa ngo ni ba Apolo n'aho bitwa ngo ni ba Kefa, barangije nabo babwiriza ubundi butumwa. Aho ngaho ngo hari harimo ngo ibigirwamana muri uwo murwa, ngo by'imana zitandukanye, harimo n'ikigirwamana bitaga ngo ni Diana. Icyo ngicyo cyagiraga ngo amabere imbere n'inyuma, ngo barasaga ngo bakagimenamo ngo ibintu biryohera cyane, ngo abantu bakaza bakacyonka, ngo bakavuga ngo baje gusaba ngo umugisha kuri icyo kigirwamana, ngo akaba ikindi gicaniro ngo cy'Imana itazwi. Icyo ngicyo nicyo gicaniro. Paulo ahageze yaje aravuga ngo simvuga kuri izi mana zizwi, ngo ndaza kuvuga hejuru y'Imana itazwi. Amen, amen. Arangije ngo baza kumubaza ibibazo 9, baramubaza ngo Paulo wasize utubwirije ubutumwa bwiza, ariko mu itorero havutse ibibazo. Abantu bahawe impano zo kwerekwa nibo basigaye barwanira imyanya y'ubushumba, barashaka kwicara imbere, bakavuga ngo twebwe bahawe zo kwigisha ntacyo tumaze. Hanyuma ngo abandi bahawe zo kuvuga mu ndimi, ngo bakavuga ngo ni twebwe dukomeye muri iri torero kubera ko tuvuga indimi mutazi. Abazisobanura bakavuga ngo mbese ko mwebwe muri abahanga kuvuga ariko mutazi gusobanura, ni twebwe dukomeye kuko ni twebwe twumva ibyo mwavuze. Ngo bavuka impaka muri iryo torero, ngo bamwandikira urwandiko baramubaza. Paulo agiye kubasubiza muri iki gice cya 12, arababwira ngo nkuko umuntu wagizwe n'ingingo zitandukanye, ngo niko natwe turi ingingo zitandukanye ariko zikora umubiri wa Kristo. Amen, hallelujah. Bamwe n'amaso, abandi n'amaguru, abandi n'amatwi, abandi n'akanwa, abandi n'ibitekerezo. Iyo wanze mugenzi wawe uba urimo kwanga ubuzima bwawe, kubera ko uwo wanze ashobora kuba ari we maguru yawe azakugeza mu masezerano. Mutangira umwaka n'umutima w'urukundo. Umuntu wese biri avuga ngo yibwira yuko mugenzi wa muruta. Kuba mu bwami bw'Imana n'ukoroha, kugira ngo ukomere bisaba kwiyoroshya. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana iminsi yose muri ubu buzima. Bene data tuje kubabwira ngo Imana iracyatega amatwi, iracyumva amasengesho y'abakiranutsi. Ntabwo Imana iratererana n'umunsi n'umwe. Dushima Imana kubw'ikaze muduhaye, ntabwo twateguje, twari tuje gutarama, twari tuvuye kwigisha ahandi, ariko tubona tuje kare turavuga ngo reka turamutse abera. Amen. Reka mbabwire ijambo rivuga ngo byose bishobokera bizera. Umukristo iyo amaze kwizera Imana yinjira mu buzima rusange bwo kubana n'Imana. Hanyuma iyo arenze urwego rwo kwizera Imana, maze iminsi ndi kubwira abantu ngo turenge urwego rwo kubaho dutwara Bibiliya, twinjire mu rwego rwo gutwarwa na Bibiliya. Amen, amen. Aho tutajanye Bibiliya tugenda ariko Bibiliya yadutwara. Impamvu abakristo badakora ibyaha bafite Bibiliya nuko batekereza yuko bateruye Imana, bari kugenda n'isanduku y'isezerano, ariko bakibagirwa yuko Imana iri muri wowe. Biravuga ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana.
nituza kudekora izi nyubako tutaradekora imitima yacu, ibi ngibi ni idini, ntabwo bizaba ari itorero. Itorero rihera mu mutima rikaza rigakora ahangaha. Nitudekora ahangaha twadekoye no mu mitima, nta kabuza Imana izatugororera. Mariko ibice 11 hanyuma mpite soza. Ku musozi w'Uwiteka tuzuzurizwa, ku musozi Uwiteka niho tuzuzurizwa, tuzavoma ibyiza, tuzavoma ibyiza, ku musozi Uwiteka niho tuzuzurizwa. Mariko ibice 11 ku murongo wa 22, Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe azababarira ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazabababarira. Amen. Byose bishobokera uwizera Imana. Reka mbabwire ubuzima bw'umuntu muri Edeni. Imana yaremye umuntu imushyira mu ngobyi, ariko imurema imaze kumuremera ibyo azakenera. No kuvuga ngo needs z'umuntu, ibyifuzo by'umuntu byakemuwe mbere yuko abaho. Hanyuma Imana imaze kumuremera ibyo azakenera, iravuga ngo ntago bihagije, reka muremere, reka ndeme umuntu. Impamvu yatumye Imana irema umuntu ni ukubera ko ibiti ntibyari bishoboye guhimbaza Imana, amabuye ntiyarashoboye guhimbaza Imana. Iravuga ngo reka mpimbaze umuntu, reka ndamye umuntu, reka mureme, hanyuma muhereze ishusho, azandamye ampimbaze, hanyuma avuge gukomera kwanjye. Nta kindi tubereyeho uretse guhimbaza Imana. Niba turirimba ariko dushaka ngo kamera zidufate, izo ndirimbo si indirimbo tuzagororerwa. Indirimbo tuzagororerwa ni indirimbo turirimba kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Niba dutanga isadaka kugira ngo abantu bamenye yuko twatanze kuko turi mu gitabo cy'ikanisa, ibyo si sadaka tuzahemberwa. Isadaka tuzahemberwa niryo twatangiye gufasha mwene data bivuye ku mutima. Ikibazo si ukugaragara cyangwa kutagaragara, ikibazo si ibanga cyangwa kubishyira ku mugaragaro, ikibazo ni intego y'icyo wabikoranye. Mugambirire neza kugira ngo Imana yaguke mu buzima bwawe. Imana imaze kurema umuntu, Bibiliya iravuga ngo ku munsi wa 7 Imana iraruhuka. Imana ntabwo yari yakoze akazi kenshi ngo inanirwe, ahubwo Imana yari imaze guhereza umuntu ubushobozi. Iravuga ngo singuma gukora kandi hari ushoboye gukora ibyo nakagombye ndi gukora. Imana ihitamo kuruhuka kugira ngo umuntu abone tere yo gukora. Twahawe ubutware n'ububasha bwo kurema no gutegeka bigakunda. Hari umusozi umaze imyaka myinshi ku buzima bwawe, hari icyifuzo umaranye imyaka myinshi ku buzima bwawe, warasenze ariko wumva ntago bikunze. Hano dusomye ijambo ravuga ngo nimwizera, mukizera gusa, ngo muzabasha kubwira umusozi ngo ubava imbere. Uyu munsi dutangira umwaka wa 2024, ugira ikintu uridura mu kwizera. Ikibazo cyananiranye, indwara yakunaniye, ugira ikintu uridura ukimura kiva imbere y'ubuzima bwawe. Nta mateka namwe Yesu adashoboye guhindura. Abo mu miryango yose n'indimi zose, Hosana, Yesu niwe mwami. Satani imaze kubona yuko umuntu yatonye ku Mana, iramuriganya kugira ngo atandukane n'Imana. Ariko kubera ko Imana ari inyembabazi, mu isezerano rya kera sishatse kubitindamo cyane,
Imana yakoranaga n'abantu mu buryo butatu mu isezerano rya kera. Imana yakoranaga n'abantu inyuze mu bashumba, inyuze niba bitaga ngo n'abatambyi, igakorana n'ubwoko bwayo inyuze mu bahanuzi, igakorana n'ubwoko bwayo inyuze mu bana. Abatambyi bahagarariraga abantu ku Mana, hanyuma abahanuzi bagahagararira Imana mu bantu, abami bagahagararira ubutegetsi bw'ijuru mu isi. Semeni haleluya. Tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Semeni haleluya. Amen. Icyo gihe hariho ingoma y'ibitambo, kuvuga ngo twemerwe hasabwaga ibitambo, kuvuga ngo umuntu yemererwe guhabwa inshingano zo kuba umutambyi byasabaga ibintu birebire cyane. Ariko ngo Imana ibona yuko ngo umuntu ababaye cyane, baravuga ngo mureke dukore plan B, mureke dukore undi mugambi, ducungure umuntu, niturangiza tumusubize kandi ubusabane bwacu nayo. Reka mbabwire impamvu dusenga ariko ntidusubizwe, nuko dusenga ariko tudasabana n'Imana. Mwubaka ubusabane n'Imana, ibyo musaba bizoroha gusubizwa. Abantu basenge, mureke ubunebwe bwo gusenga. Biravuga ngo hari abadayimoni bamwe ngo bataza bagenda kubera iki? Kubera kutiyiriza ubusa. Ubu nyina peti zarazamutse, nukurya mu gitondo saa 6 na nimugoroba, ndetse saa 9 akabamo na twaje dukonje kubera izuba. Muzimye gaze muzizimye, musenge. Nimudasenga ntago muzamenye icyo Imana ishaka ko mukora. Mureke kuba abanebwe bo